Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Impanga TV, channel yacu kandi yanyu inyuraho seri muri gukunda cyane muri iyi minsi yitwa Urukundo rw'inzitane. Nibutsa abantu bose batarakora subscribe kuri iyi channel ko mwabigira vuba vuba kugira ngo mutazajya mucikwa n'izindi episode tugenda dushyiraho buri munsi. Tugiye kwibukiranya rero ibyaranze episode ya 48 aho twasize umuhungu wacu Derek abwiye Darina ko amukunda. Darina ntiyabyemera, Darina yifata nk'ubutekamutwe. Darina aramubwira ati nsohokera muri galeri yanjye ncuruzamo amataburo. Derek yanga gusohoka. Derek arakomeza arwana no kugira ngo yumvishe Darina urukundo amukunda. Kandi twanasize umukobwa wacu umukozi wo mu rugo rwo kwa Darina, urugo rwo kwa Darina avumbuye. Ibi tuzabireba muri episode ya 49. Umukozi wo mu rugo Kanyana avumbuye uriya mukecuru mama wa Rugero, amuvumbuye ko ari we wateze uburozi mu cyumba, ari we ukoresha amarozi agatega Darina kugira ngo yange Rugero, umuhungu w'uyu mukecuru. Twiteze kureba ibintu byinshi cyane kabisa muri ino filime. Jonathan amerewe nabi na Alisa ari kumubwira ngo bakore ubukwe, kandi Jonathan ntago ashaka gukora ubukwe. Mbahishiye ibintu byinshi cyane muri episode ya 49 kabisa. Mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel ya Impanga TV kugira ngo mutazajya mucikwa n'izindi seri. Duhurire mu yindi episode ya 49.